ndagira ngo wumve kano kantu ubundi nawe uduhe igitekerezo niba byarakubayeho. Abashu bagiye babishyura barangiza bakarivansinga amafaranga. Kwa gatandatu byambayeho. Noneho umuntu yabinkoze nta nubwo nigeze ntekereza yuko yanabikora. Man, yari umukobwa mwiza, usa neza, w'inzobe, ubona yuko kabisa ameze neza, ibyo bibazo nta nubwo ushaka no kubimutekerereza. Umva, narumiwe. Mfite stress zanjye, ariko mureke ndabahati. Uyu munsi nagiye kubona mbona mu gitondo MTN yo mu Rwanda irampamagaye. Barambwira mwaramutse. Hari amafaranga umuntu witwa Scovia yakoherereje, nyine yarayobye, twashaka kuyamusubiza. Yayohereje itariki ngo 24. It was on Saturday. Ndambwira ati ariko rero mwabana mwe genda umucuruzi, telefone yanjye bayishyuriraho, ntago mwapfa guhurivansinga amafaranga uko nguko. Arangije arambwira ngo none, ndambwira ati rero mu mwanya nanjye nkabanza nkacekinga nkareba koko nimba ayo mafaranga uwo muntu yaba yaribeshye, nkakora nanjye imibare yanjye. Bamaye umwanya barambwira ati uyu munsi nurenga n'abasubije amafaranga barayamusubiza. Ndambwira okay, abashu icyo nakoze niki, nahereye mu mobile money nakiriye. Kwa gatandatu ndareba, kwa gatandatu niwe munsi wa nyuma nakoreye mu Rwanda ko nari mfite ni safari nyuma y'akazi. Ndareba ndakontrola ahantu hose ndayabona, ngenda muri raporo yanjye y'umunsi ndaba amafaranga nakoreye, nyakuye mu mbona ndimo ndagwa manka. Ndavuga ce n'est pas possible, ndavuga ndumirwa. Icyo nakoze ni iki, ndongera kandi ngenda mu bantu navuganye nabo kwa gatandatu ndebe nyine iyo mibare ya nyuma. Urabizi ko badoreza imari 3 ya nyuma umuntu yakwishyuye. Ndareba ngenda ndebe iyo mibare ya nyuma, iyo nimero ndayibona ko twaravuganye. Noneho mitange no muri raporo ndebe uyu muntu muri aya masaha twamuhaye iki. Noneho kwa gatandatu ayo masaha ya saa 9 na mu gitondo, nukuri nagize abakiriya bake pe. Bari abakiriya 3, abakiriya 2 bari abama-delivery nsanganywe nari nsanzwe mfite. Uwa gatatu rero nuwo nguwo yaje ayo masaha saa 8 zikigera, kuko yamagaye saa 8:05. Izo screenshot naziriye nzoherereza aba MTN. Ndabwiye se umuntu yaba yarayobesheje amafaranga gute kandi yaragize gute, yarabanje kumamagara. Saa 8:05 arampamagaye, saa 8:12 nibwo amafaranga yaramaze kugera kuri telefone yanjye. Ese uwo muntu aba yibeshye? Umuntu yibeshye se arabanza akaguhamagara hagacamo uwo mwanya akabona kohereza amafaranga? Man, numiwe gusa ndaceceka, ndumirwa. Uyu munsi niwe numiwe. Noneho ibyo ngibyo bivuyeho ndamubwira none se ibintu biraza kurangira biti. MTN irambwira ati bitewe n'ukuntu uri hanze shyiraho amafaranga kuri telefone yawe kugira ngo nituguhamagara nitukubure. Nukuri nabikoze. Barampamagara, kumbe mukumamagara uriya mukobwa yarariho. Bamaze kumva nyine jewe nahise nangira kuvuga ko bari bamaze kunshyiraho. Uriya mukobwa yahise avaho. Amaze kuvaho barambwira ihangane avuyeho twongere kandi tumuhamagare. Umukobwa yanze kubitaba, bamuhamagaye n'inshuro nkenye. Hagera igihe barambwira ati burindiriye turaza kumushaka ubwo turakubwira. Ndangije ndamubwira, ndambwira ko se yari umukobwa. Ndambwira gusubu nk'abacuruzi turaza kubaho gute nimba bakiriya bazajya batwishyura bakarivansinga amafaranga hanyuma twebwe tugahomba. Namubwiye none se ubwo ngubwo ko yanze kwitaba ubwo giye biragenda biti. Amafaranga nta donc byamaze gukorwa. Nawe bambwiye amafaranga ngari ngo niba yamusubiza ngo kandi nanjye ntago bayama. Ndambwira ngo biragenda bite ngo wowe ngo ugomba kujya kuri RIB. Ndambwira mwabana mve Kampala naje mu kazi njye kuri RIB ku 48 mubona yuko nabahaye n'imenyetso umuntu ntago yibeshye. Aragisha arambwira ngo nuko korera bigomba kugenda ngariwe ntago tuyama ngo naye ntago turi buyaguye. Noneho numiwe ndavuga ibi bintu ni gatiki. Bazajya biba abantu ko nguko
ari umucuruzi bamusubiza amafaranga yiwe ngo paka agiye kuri RIB. Mujye mwibuka yuko hari n'abantu tuba dufite amaduka kandi tuba mu gihugu. Bizajya bigenda bite? Numiwe giye mumbwire. Nimero yitwa uwo mukobwa yitwa ngo ni Scovia Gikundiro. Nuko nguko yitwa. Ndagira ngo mumbwire ukuntu tugiye kuzajya dukora. Tuzajya dukora gute? Abantu bajye baza badukinireho uko nguko azagura ikintu. Najyaga numva abandi bacuruzi babirira muri shike hariya. None abanga bacuruza imyenda ho bo nta n'ikintu ubu ngubu mukivugana. Uraza kugura umwenda akakubwira ngo bikuza. Ako yewe nibwo bwa mbere bimbaye ntabwo nari mbizi. Abakiriya giye nari mfite na abantu bazima. Nimba nangiye kuzajya nakira n'ingegera nk'izo ngizo ubwo sinzi ukuntu tugiye kuzajya tubigenza. Ariko amaherezo araba yahe. Nimba nagarije nyine bibaho abantu bose barimo baravuga ngo ibyo bintu bireze MTN igomba kwiyeranje igashaka ukuntu bikemura naho ubundi turaza kumarana. Nyuma yo kumva iyi video ndagira ngo turebe icyo MTN yaje gusubiza umuntu wa postinze iyi video ndetse n'abataginga kuko uburyo basubije nge ntabwo nexpectingaga ariko barasubiza ahubwo ndagira ngo wumve icyo basubije. Bavuze ati hello, kindly note that we only advise both parties to visit RIB when they are unable to reach an agreement between themselves. Kubera iki barinda bajya kuri RIB? Kubera ari ibintu nyine urego batse kubera iki bagombera kujya kuri RIB? Amafaranga umuntu aguze ikintu undi ni umucuruzi undi nuje kugura arahamagara ati muhagarika amafaranga nta nubwo babyibura abana babwiye ati mugaragaza ibimenyetso yuko aguze cyangwa se umujye kuri RIB. Akomeza bagira ati the fund will not be released back to either party unless a mutual agreement has been reached. This process is in place to protect both sender and the receiver. Thank you for your understanding. Ahangaha rero urebye n'ibitekerezo by'abantu ntabwo ariko urajya mu mujyi ugiye kugura ikintu bakagusaba kubikuza amafaranga uyatange mu ntoki kuko ntabwo bikizewe kwishyura kuri momo bitewe n'ubu buryo. Umucuruzi agwa mu bihombo kuko niba uguze ntabwo muziranye uguze ikintu uragiye uyisohamagara MTN ati amafaranga yanjye arayobye bahita bayahagarika gusanga umucuruzi aguye manga. Urumva uyu mubyeyi uburyo abivuzemo 80,000 yese bihomba ko kanya bitewe nuko ntabwo ntiyari no mu gihugu byibura ngo abikurikirane amafaranga yaje kuri account yarabibona ya momo ariko umukobwa wamaze kugura ahita hamagara ati muhagarike amafaranga yanjye arayobye kandi amaze kugura ibintu. Rero bantu muri kugenda mubikora nabyo ntabwo ari byiza ariko iyi niyo mpamvu uri kujya kugura ikintu muri mabotike ukagusaba ati bikura ayo mafaranga uyatwishyire mu ntoki. Cashless ni nziza pe ariko nanone bitewe n'aya makesi arimo arabaho ntabwo biraza gutuma abantu bakomeza kuyikoresha bitewe n'ibi bintu birimo bira. Uguze ikintu uragiye uyisohamagara ati amafaranga kandi niwe uyohereje ku bushake nta nubwo ari ukuvuga ngo yayobye ahubwo urimo uragira ngo uhombye wa muntu utwaye ikintu usa n'ukibye. Kujya kuri RIB nabyo birumvikana. Kuri RIB birumvikana ko ugiye gutanga ikirego cyuko wibwe ariko so mwanya wo ntabwo muri kuwutekereza. Ibi nibyo kugira ngo abantu birirwe mu birukanka mu nzego bakaba bafite ibindi ukora ariko cyagashakiye umuti aho kugira ngo abantu bajye kwirukanka kuri RIB bagakwiye kugira ubundi buryo ibi bintu bikemukamo biteguye ko umuntu ajya kuri RIB. None se umuntu agiye kuri RIB kandi umuntu araguhamagaye umwumvise neza ubuhamya bw'uwo mukobwa yahamagaye kuri MTN baravugana buri kimwe aba ama screenshot gute umuntu yayobeje amafaranga twe tumaze kuvugana. Nyine hari umuntu muri komanteri yabivuze neza aravuga ati rimwe na rimwe hari igihe muri MTN nabo badashyiramo inyurabwenge mu bintu barimo barumva ugasanga rimwe na rimwe bakoze kirobotike amafaranga uyasubije umuntu nawe ubwo atakweretse ibimenyetso by'uko ayo mafaranga yayobye. Gute amafaranga yobye kandi umuntu yagaragaje ko ari umucuruzi
ibyo yaguze yabikubwiye, akweretse ko babanje no kuvugana, urumva wajya no kumva marikodi y'ibyo mwavuganye, ibyo bari barimo baravugana, hanyuma wakumva koko nta kintu cye kirimo cyo kuba yagura, aho ngaho amafaranga wayamusubiza. Ariko mufite uburenganzira bwo kumva ikiganiro bagiranye, niba koko ayo mafaranga yarabaye bari mu bucuruzi, cyangwa se hakaba harabayeho n'icyo kiganiro cyarabayeho ariko kitaraganishaga ku mafaranga, wenda n'ibindi bavuganaga. Ibyo byo birashoboka kuba yakibeshya, ariko mwumvise byibura n'icyo kiganiro waberetse ikimenyetso cy'uko bavuganye, wenda mwakumva n'ibyo bavuganye mukumva ntihuye n'amafaranga, aho ngaho wenda amafaranga mukaba yamusubiza, bitewe n'uko noneho banaguriye online n'umuntu wa muntu uje gutwara ibintu, babanje no kuvugana bumvikanye ku bintu, warangiza ngo amafaranga tuyasubije nyirayo kuko yatubwiye ko yayobye. Unda kwereka ibimenyetso, umucuruzi yahombye kubera systeme yanyu ntabwo irimo irarengera abacuruzi batoya, n'umucuruzi munini yahomba kuko mobile money ikoreshwa n'abantu benshi n'amafaranga menshi acaho nta kibazo. Imagine nk'umuntu ufite business wenda iraninga ifite miliyoni 5, umuntu araje aguriza ibintu byibura biratwara hafi miliyoni n'urugero, agahita ahamagara kuri MTN ati amafaranga yanjye arayobye, bagahita bayahagarika. Nawe mu gihe ubahaye ibimenyetso byerekana ko yaguze, ibyo ugahita ubirenza amaso, ugahita ubisubiza amafaranga wa muntu ukubwiye ngo yayobye, nta n'ikimenyetso na kimwe yakweretse ko ayo mafaranga yayobye. Umucuruzi aho ngaho ahombye. Noneho murimo muranamuhamagara ntabitabe, kubera icyo atari kubitaba, mwe ntabwo mwumva ko nyine yabasikaminze. None murimo murohereza uwamaze kubereka, wabahaye ibimenyetso ngo najye kuri RIB. Ibyo ngibyo ntabwo ari byo rwose, ntabwo ari byo. Murimo murahombya abacuruzi byo kuvuga ngo bakoreshe mobile money. Ntabwo nyine mobile money ntabwo abantu bakiyizeye bitewe n'iyo case. Mu gihe mutaratangaza indi protection ishobora kubaho ku mucuruzi, ntabwo abantu barongera gukoresha iyi systeme uko biri, kuko ni henshi mu mujyi wa Kigali bajya guhahira mu mujyi, n'amaduka amwe namwe ntabwo bakemera kwakira amafaranga kuri telefone kuko amafaranga ahita ahagarikwa. Nta muntu wakizera, ntabwo bavuga ngo umuntu runaka ngo ntabwo arabikora ngo ndarabikoya, ntabwo bikizewe rwose. Namwe umurongo murimo muratanga ngo uhamagara ngo kuri RIB, ngo cyangwa ujya kuri RIB, uwo mwanya nawo ni ibibazo, kujya gufata umwanya uzajye gukurikirana ngo RIB igiye gukora investigation, yego yabikora, amafaranga ukaba wayasubizwa ndetse n'uwabikoze akaba yabiryozwa. Ariko mutekereze uwo mwanya, niba mugira ngo abantu bakore bivane mu bukene, ntabwo bazivana mu bukene ari uko habayeho kujya kwitabaza inzego, kandi hakabaye ubundi buryo mwakabaye mwarashyizeho bugomba guprotectinga wa mucuruzi. Ndagira ngo namwe mumbwire uko mubitekereza muri commentaire, kuko ikindi kibazo ubona ko gitangiye gukura cyane cyane mu bacuruzi, ibintu byo kwishyura ku matelefone batangiye kugenda babicikaho. Ndagira ngo tuganire.